cyangwa se Irene Murinda. Aho hose akoreraho ibiganiro ndetse yabanje no kumanaginga abaririmbyi bamwe ahangaha mu gihugu cy'u Rwanda, aho yamanaginze abakobwa babiri uwitwa Vestina na Dorcas, amanaginga umuhanzi witwa Niyo Bosco. Iyo tuvuga umutungo mu by'ubwenge rero uraza kumvamo izi mbuga nkoranyambaga, social media. Ibyo bashyiraho ni ibihe? Bashyiraho indirimbo, bagashyiraho ibiganiro nk'uko turimo tuganira, bagashyiraho ibintu bigiye bitandukanye. Aho uyu Irene Murindahabi yavuze ko nta babyeyi agira, yaba papa we cyangwa se mama we, bose ko bitabye Imana. Yagize gutya noneho ajya mu murenge ku buryo bw'ibanga bukomeye cyane. Amaze kujya mu murenge uyu Irene, ariko hari aba social media, hari abahigi. Nituvuga abahigi ni abahungu bo kuri social media baba bafite amakuru cyane, bagize gutya barabigaragaje. Mu by'ukuri ibintu ntabwo byari byoroshye. Nyina we umubyara ari we mubyeyi yabanje gusigarana bwa nyuma, habanje kwitaba Imana papa we birumvikana, ariko mu nyuma aza gukurikiraho mama we. Ibintu byamutunguye cyane biranamubabaza ku rwego ngo rukomeye. Nizere ko mumeze neza mwebwe mwese mudukurikirana muri mu mpande enye z'isi zigiye zitandukanye. Waba warakoze subscribe, like, share ndetse na comment. Ibyo ngibyo ni ibintu byiza cyane, ibintu byo kubashimira n'abantu b'abanyamuryango bakomeye kandi dukomeje kubana namwe, bereka urukundo umunsi uko bwije ndetse n'uko bukeye. Ahangaha rero ni kuri Salomo TV nk'ibisanzwe muramenyereye, Gedi Salomo ntakinanira Imana, nk'uko abana munsi amanywa ndetse na nijoro. Aho rero udukurikirana uri mu gihugu cy'u Rwanda, ukaba udukurikirana uri mu mpande zose z'isi zitandukanye, ku migabane igiye itandukanye, umugabane wa Afurika, umugabane wa Aziya, Amerika, Australia ndetse n'Uburayi. Mbanje kubasuhuza mwese, ni ibintu by'ingenzi cyane. Kubera iki turi hano? Ni iyihe mpamvu tugiye kuganira ku biki? Ni iyihe ngingo tugiye kwibandaho? Ni iki tugiye kuganiraho? Ni kwa kundi rero twitereka tukaganira ku makuru agiye atandukanye, icyo bita news update cyangwa se amakuru aba agiye agezweho. Ni ayahe makuru rero agezweho? Nta yandi, umugabo witwa Irene Murindahabi ngira ngo muramuzi mwese. Ni umugabo ukorera ku kinyamakuru cyitwa MI Empire cyangwa se Irene Murindahabi. Aho hose akoreraho ibiganiro ndetse yabanje no kumanaginga abaririmbyi bamwe ahangaha mu gihugu cy'u Rwanda, aho yamanaginze abakobwa babiri uwitwa Vestina na Dorcas, amanaginga umuhanzi witwa Niyo Bosco, yamanaginze n'abahanzi benshi bagiye batandukanye, uburyo yagiye abafasha gukora brand, abakorera izina, amazina yabo akaba yarakomeye. Uyu munsi rero bakaba batunze mu buryo bw'uko batunzwe n'imbuga nkoranyambaga cyangwa se n'icyo bita umutungo mu by'ubwenge. Iyo tuvuga umutungo mu by'ubwenge rero uraza kumvamo izi mbuga nkoranyambaga, social media. Ibyo bashyiraho ni ibihe? Bashyiraho indirimbo, bagashyiraho ibiganiro nk'uko turimo tuganira, bagashyiraho ibintu bigiye bitandukanye. Abangaba rero ngira ngo abantu benshi mwagiye mubabona banyura kuri MI Empire, by'umwihariko ikinyamakuru cyitwa Irene Murindahabi nk'uko twamuvuze. Uyu mugabo rero ngira ngo niwe twaba tukiri kuvugaho cyangwa se tugiye gusobanura. Akaba ari umwe mu bagabo b'abahanga kandi bakora umwuga w'itangazamakuru bawukunda cyangwa se bawukunze, nk'uko yabyivugiye ku kinyamakuru cyiwe cya MI Empire, ubwo yari yakoranye ikiganiro n'uwitwa Chita wo kuri Chita Magic FM. Aho ngaho rero byaje kuba ngombwa ko uwitwa Junior Giti agira gutya agatungura Irene, yamara kumutungura akamukorera icyo bita bidi cyangwa se happy birthday to you, cyangwa se ni umunsi sinzi uko nabyita, ariko ni ikirori bakora ku munsi w'amavuko w'umuntu, ku bantu bajya bizihiza ibyo birori.
hanyuma rero ngira ngo icyo gihe yari yujuje miliyoni y'abasubscribers nk'uko tuvuga ngo kora subscribe, amaze kuzuza miliyoni y'abasubscribe ngira ngo nuko byabaye byagenda. Hanyuma rero uwo mugabo nuko byagenze abigenza gutyo kandi abikora nk'ubwo buryo, abikora neza cyane kandi kinyamwuga. Uyu mugabo rero ngira ngo aho ngaho muri icyo kiganiro uwitwa Chita Magic yagiye amubaza ibintu bigiye bitandukanye, aho uyu Irene Murindahabi yavuze ko nta babyeyi agira, yaba papa we cyangwa se mama we bose ko bitabye Imana, ariko akomeza kumubaza nti duherutse kumva cyangwa se duherutse kubona video yawe wateye ivi, utereye umukobwa ivi mugomba kubana cyangwa se gushinga urugo. Hanyuma uwitwa Irene Murindahabi mu by'ukuri yahakanye agaramye, aravuga ati ntabwo ariko bimeze. Ese koko niko byari bimeze? Oya, kwari ukuri. Ngira ngo nigeze gukoraho n'ikiganiro mvuga nti Irene Murindahabi arenda gukora ubukwe, ariko mu by'ukuri ngira ngo noneho muri iyi minsi mike cyane yagize gutya, noneho ajya mu murenge ku buryo bw'ibanga bukomeye cyane. Amaze kujya mu murenge uyu Irene, ariko hari aba social media, hari abahigi, nituvuga abahigi ni abahungu bo kuri social media baba bafite amakuru cyane, bageze gutya barabigaragaje. Mu by'ukuri ibintu ntabwo byari byoroshye. Hanyuma ngira ngo muri weekend iri kuza cyangwa se mu minsi iri imbere gatoya, ngira ngo uyu Irene Murindahabi araza kuba akora ubukwe n'uwo mukobwa cyangwa se n'umukunzi we, baraza kuba bamariya cyangwa se bakora mariage. Ngira ngo ni ibintu rero nabyo byo kwishimira cyane, ni ibintu byo kwishimira cyane, kuko burya umuntu iyo ateye imbere biba ari ibintu byiza cyane. Ahangaha rero ndagira ngo ubwire ngo amwe mu magambo uwitwa Irene Murindahabi yavuze, amagambo akomeye, avuga ko gukora ubukwe mu by'ukuri atabona mama we, dore ko mama we yari inshuti ye cyane, by'umwihariko bitewe n'uko mama we nyina we umubyara ari we mubyeyi yabanje gusigarana, bwa nyuma habanje kwitaba Imana papa we birumvikana, ariko mu nyuma aza gukurikiraho mama we. Ibintu byamutunguye cyane biranamubabaza ku rwego ngo rukomeye. Amaze rero gutakaza ababyeyi bose, urumva yabaye mu buzima butari bwiza n'aka na gatoya, yabaye mu buzima butari bwiza n'aka na gato. Aho rero uyu witwa Irene Murindahabi avuga ko mama we yamujyanaga mu isoko. Ngira ngo abantu mujya mubona abantu bacuruza ibintu by'inzembe, imboma n'ibiki, hari abantu bakibicuruza. Ngira ngo mwumva ko cyangwa se mujya mu isoko mukumva ko hari ahantu bagenda bavuga, ukumva barimo bararirimba ngo ninde wiguriye ibiki n'ibiki, akavura imvune mu mugongo, amavunane, cyangwa se imyenda ati hano ni 100, 200 n'ibindi muri make makeya. Ngira ngo ibyo ngibyo mwagiye mubyumva cyane, aho uyu nguyu nyine Irene avuga ko mama we ari mu bantu akunda cyane, by'umwihariko ko yatumye amenya cyane umwuga w'itangazamakuru, kubera ko ngo yari umwana utaravugaga, yari umwana utuje cyane. Hanyuma rero mama we kumujyana mu isoko gutyo kugira ngo babone icyo barya cyangwa se babone ubuzima bwa buri munsi, bituma amenya kuvuga. Yavugaga ngo adidimanga, kuvuga udidimanga. Ngira ngo abanyarwanda benshi cyangwa se uwumva ururimi rw'ikinyarwanda, ngira ngo urumva kudidimanga icyo bisobanuye. Kudidimanga ni ukuvuga umuntu agenda ameze nk'ushyiramo imigemo cyangwa se atatyaye mu buryo bujyanye no gukora speech cyangwa se kuba yaganira akoze speech nk'uko turi kuganira gutya, biba ari ibintu bimugora cyane. Ngira ngo mbabwire rero ko uyu mugabo witwa Irene Murindahabi, Irene Murindahabi ngira ngo mubabwiyeho cyane, ariko mu by'ukuri ikintu nabashije kuba nabona cyangwa se natahura jyewe muri njye, namaze kuba natahura yuko uyu Irene Murindahabi nk'uko babivugaga ngo ni umwana mubi n'ibiki n'ibiki, ariko kandi yewe navuga ko ari umugabo w'umuhanga, bitewe n'uko ibi byose biri kuba. Urabizi ko abandi ba social media benshi nta kintu bakora batagishyize ku mbuga nkoranyambaga, ariko uyu Irene agira gutya agakora surprise, niko nabyita, ukabona kubisaho video. Nk'ubu muzabona ashyizeho video y'ubukwe bwe, ariko mu by'ukuri wagira ngo ni nk'adashaka ko abantu
bitangaza cyane, ahubwo ujya kubona ukabona byaciye kuri emayi impaya, uburyo bwo gucuruza inkuru zarabuze ku buryo abantu benshi bagira gutya bakavuga n'ibihuha n'ibitabaye, ariko ngira ngo aya makuru mbabwiye ni amakuru atariho ivumbi, ni amakuru yizewe, ni amakuru ya nyayo, ni amakuru aba ari orji cyangwa se riyo sitori, ni amakuru ya nyayo. Hanyuma rero ngira ngo uyu mugabo witwa Irene tukimuriho, ntabwo twabura kuvuga ku witwa abakobwa babiri bitwa Vestine na Dorcas baherutse gushyira indirimbo nziza cyane yitwa Itabaza hanze. Iyo ndirimbo ikaba igize miliyoni zirenga ebyiri, zigiye kuba miliyoni 3 mu gihe kingana n'ibyumweru ngira ngo nka 2 niba atari 3 aho ngaho. Urumva ko ni ibintu nabyo byiza cyane, ni ibintu byo kwishimira, mu buryo umuntu yavuga ngo ni mu buryo bwo gutera imbere, kwaguka muri bo, uburyo bw'umwuka ndetse no mu buryo bw'amafaranga. Ariko nkubwira ngo nshuti bavandimwe, Imana ikwagurira imbago, wunguke mu buryo bw'ubwenge, mu buryo bw'umwuka ukure, kandi nanone igukuze mu buryo bw'amafaranga, mu buryo bw'imibereho, umere neza, use neza. Kubera ko tugiye kubeshyanya, turabizi twese ko ikintu bise cash cyangwa se money, amafaranga ni ikintu gihindurira abantu benshi ubuzima. Aba bakobwa ngira ngo abantu benshi babavuzeho, bavuga ko bagiye no gufungisha Irene no mu bindi buryo butandukanye, ariko kandi babaye imfura. Aho abantu benshi bavugaga ko mama wa Vestina cyangwa se umubyeyi wa Vestina na Dorcas yaba yararize Irene Murindahabi, ariko mu by'ukuri ntabwo ariko bimeze. Cyakoze biravugwa ko yigeze kubarega, n'ubundi yigeze kurega uyu nguyu Irene, amurega mu buryo bujyanye n'izi mbuga nkoranyambaga, avuga ko uyu Irene acuruza abana be, ariko kandi ntabagire ikintu gifatika babonamo. Hanyuma rero sinzi ngo byarangiye gute, ariko ngira ngo mwagiye mubona ko bakoranye kenshi na nyuma, ndetse n'ubu bagikorana. Ngahe nguko rero, ayo niyo makuru nababwira, nuko kuko nyine emayi Irene cyangwa se Irene ikorera kuri emayi impaya afite ubukwe muri wikendi iri imbere gatoya. Ngira ngo rero abantu muzanamushyigikire, kuko nabyo ni ibintu byiza cyane, muzamushyigikire, mumutere inkunga. Jyewe nk'umuntu uri hano kuri social media, ufite abantu baba bake cyangwa benshi baba badukurikirana, navuga ngo icyo ndakimusabiye. Abantu aba diaspora muri rusange mumuzi, abantu mutuye muri Amerika, abantu muri Burayi, abantu muri ku mugabane wa Australia, umugabane wa Aziya, n'Abanyafurika nabo harimo abantu benshi bafite amafaranga batera abantu inkunga bikavamo. Uyu Irene rero ni umwana witwa ko navuga ko ari imfubyi, bitewe n'uko urumva ko nta babyeyi afite, ngira ngo nabivuze, nawe yarabyivugiye, si ibinyoma. Rero urumva umufashije, Imana iguha umugisha, umukoreyeho umugisha, bigenda neza cyane, Imana nawe ikazakugororera mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Hari abantu bagira amashyari, hari abantu bagira imitima mibi, hari abantu baba bafite imitima imeze nk'aho yagiyeho amahwa, mu buryo bw'uko adashobora kukugirira neza. Yabona inkuru yawe cyangwa se n'ikiganiro agahita akikuramo kubera urwango. Ariko kandi hari n'abandi bafite umutima mwiza, Imana yagiriye neza, ariko kandi bakagira umutima wa kimuntu, bakagira umutima wo gukunda bagenzi babo, bakagira umutima wo gukunda inshuti n'abavandimwe. Abo ngabo rero ni ba bandi nyine bavuga ngo y'inkoramutima, ba bandi badapfa kubonekera. Abo ngabo kandi twanavuga ngo Imana iba yarabashyizeho, ikabashyira ku isi, ikabarema mu buryo bwo kugira ngo bagirire neza abandi bantu Imana iba yariremeye. Ngira ngo ibyo birumvikanye cyane, aho uyu mugabo witwa Irene Murindahabi ngira ngo yigeze kwibasirwa n'uwitwa Pastor Claude, yibasirwa undi ninde, yibasirwa n'uwitwa Impaya. Aba bose bavuga ko bakoze ibiganiro, bavuga ko Irene Murindahabi ari umugome, bavuga ko Irene Murindahabi yabakubise icyo bita strike kuri YouTube,
abakubita copy strike, ni copy strike ra oya copyright strike, arazibakubita abakubita amacopyright menshi cyane bitewe n'ibiganiro bitari byiza ngo bari bakoze ibijyanye na documentary, ariko kandi bamera nk'abakora nk'amakosa, kugira ngo nyuma baje kuza kuba bamusaba imbabazi nimba ariko bimeze, ibintu bigenda neza barongera nanone kandi basubira mu murongo. Aha rero navuga ngo uyu mugabo witwa Bosco ukora kuri Bosco Empire yigeze nanjye kunkoraho ibiganiro, ariko kandi ntabwo yari afite amakuru. Icyo gihe nari ndi gukora inkuru umugabo witwa Nzabahayo Silas, abantu benshi muramuzi, yamenyekanye yitwa Ibya Yesu ni ku murongo. Uyu mugabo nawe navuga ngo ni umwe mu bagabo bari banshyize mu kangaratete, bari bantabye mu nama, yaranshyize mu kangaratete kubera uburyo bubiri butandukanye. Uburyo bwa mbere ntago namenye ngo menye bimeze bite, ahubwo jyewe nagiye nkora inkuru rimwe na rimwe ngakora ibintu meze nk'uri guhuzagurika, ngasanga meze nk'umuntu utazi ibintu ndimo neza, ariko nyuma naje kwigenzura ndavuga nti ku bundi bimeze bite, kubera iki abantu bashobora kudukoresha amakosa. Ngenda gake, ahangaha ntabwo nabura kuvugamo witwa Pastor Justin ndetse n'uwitwa Kariza ukora Kariza TV show, witwa Pastor Justin nawe akorera ku kuri Nyako TV, ndetse n'abandi batandukanye bagiye banyishyiramo mu buryo butandukanye, ariko ndumva naraziraga ubusa bitewe n'uko yewe nakoze inkuru nkora content nk'uko nabo bakora content, ariko kandi biza kuba ngombwa ko nyine satani n'abadayimoni ntabwo ari beza, bagenda baca impande n'impande, ariko navuga ngo nabyo byagize umumaro, kuko ushobora gukora ibintu ugashiduka wakozemo n'amakosa mu buryo butari bwo, ugasanga nyine ntabwo ari ibintu bihesheje Imana icyubahiro kandi bihesheje Imana ikuzo. Ngira ngo nkiri hano ntabwo nabura no kubabwira, nanone sinabura kubabwira umudamu witwa uyu mudamu wa Silas, yitwa Helena, izina rye ryari rinshitse, yitwa Helena. Uyu Helena rero nawe ngira ngo nakoze ibiganiro mvuga nti nyaboneka Helena, ibintu murimo ntabwo rimwe na rimwe biraza kuza kuba byiza, bitewe n'uko hari ubwo nabonaga ibiganiro nkabona nyine harimo amakosa amwe n'amwe. Uyu witwa Kariza ukorera ku Kariza TV show bagendaga bakora, nubwo byari ibiganiro ariko tete bari mu bucuruzi, ariko bakoragamo amakosa. Ngira ngo nakoze ikiganiro kimwe cyaciye kuri Ijwi ry'Abahanzi TV, hari ibyo ndimo ndavuga, ngira ngo hari aho navuze ndavuga nti nyamuneka ureke gushuka uyu mubyeyi, bitewe n'uko ejo muzabona ingaruka. Ibi ngibi ndabivuga mpagaze ku maguru yanjye abiri n'umunwa wanjye n'amaboko yanjye abiri, ntabwo ndi ikimuga, ndi umuntu muzima. Ibyo narabivuze ndavuga nti nyaboneka ibyo bintu ntabwo. Ejo bundi budakeka ngahe ngira ngo nari maze iminsi ntanakora n'ibiganiro, ngiye kumva numva ngo uwitwa Prosperi umuhungu wa Silas Ibya Yesu ni ku murongo ngo yatawe muri yombi, akurikiranyweho yivugana umudamu yari yaracyuye babanaga, arapfa, bararwanya arapfa, sinzi niko bivugwa, ariko navuga ngo ntabwo ari ibintu byo kwishimira, ahubwo ni ibintu byo kuvuga ngo mu gihe umuntu akoze ibintu bakamucyaha, mujye mureka gutera urwamo, mureke gusakuza mutaramenya impamvu. Ngira ngo ahangaha nakebura uwitwa Silas Ibya Yesu ni ku murongo, akwiye nawe kugira gutya akareba abana be, akabareba, kubera yuko bari abana yababyaranye n'uyu mudamu witwa Helena, nubwo bakoze gatanya bagahana divorce, leta ikabaha divorce, ariko kandi bafitanye abana barenze 5, urumva ko n'abana benshi. Hanyuma rero nawe agomba kumenya abo bana, nabyo nicyo navugaho nk'umuntu w'umugabo, ariko kandi akaba hafi y'umuryango wiwe muri rusange, niko nabivuga. Ndumva nta bintu byinshi navugaho aho ngaho. So ndabashimiye rero cyane mwese mwari mudukurikiranye muri mu mpande zitandukanye, nk'uko nabivuze. Ibiganiro byacu nakagaruka, kora subscribe, like na comment. Ciao, Imana ibarinde.